mbese dusigaye tumera nk'abasengera imirambo koko ahubwo nk'abayiterekera ryaje mu gikunda gukoresha nk'abayubaha ukuntu nk'abayibonamo ibindi bintu bitangaje nino havuye umuco wo gukunda imirambo kuruta umuzima ubwo usanga nibo bamugura amakositime byose nibyo ngo nibaza byinshi umuntu yapfuye baguze kositime nshyashya baguze ga nshyashya harimo akaruvati ibintu by'ibiri aho gusa kiticisha n'ikicisha bazabibaza uwica nawe uzabibaze uwica ubu niwe wagisubiza niba koko kiticisha mbaza umuntu turasabana ngo ndabimubwira ngo mbabare muvandimwe tuvuga ibintu by'ukuri ntabwo nje kubeshya hano tuze kumbwira ngo umukobwa ngo agiye kwiga muri Canada haraho twagiye ngo ndira ndege ngo igiye ngo iramujyanye ngo agiye kwiga muri Canada abapasori bombi ibinyoma nge singe yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda guhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje aho muherereye hose, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, Iburengerazuba, Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no ku isi yose. Iyi ngiyi muri kureba ni Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo TV. Tukaba tugiye kuganira rero n'ubundi ku bintu bitandukanye, ariko cyane cyane biri mu gisata cyangwa se mu gice cy'iyoboka mana. Aha rero nkuko mubireba nkaba ndi kumwe na Kwizera. Ndagusuhuje, amakuru yo kwirirwa umerewe ute? Ndakwikirije cyane, amakuru yo kwirirwa ni meza, ndashima Uwiteka Imana aho agejeje akora, mbaye mushimiye. Byiza cyane rero, ngira ngo muramwumva ko ijwi rye riturika rimeze neza cyane. Nge rero uri inyuma ya kamera nitwa Emmanuel Nshimiyimana nk'ibisanzwe, akaba ari ngewe rero ugiye kuba uganira na Ziraziritse. Muri uyu mwanya rero reka tuganire ku bintu njya numva benshi bajya bampamagara kuri telefone cyangwa bakanyandikira kuri WhatsApp bakambwira bati ko njya numva muganira ibintu byinshi bitandukanye ku bintu bigendanye n'iyobokamana, tukumva hari bimwe mujya muganiro kugira ngo byibuze murebe ko abanyamadini babihindura. Wazatuganiriye cyangwa se ukazaganira na wa mutumirwa wawe ku bintu bigendanye n'imirambo ijyanwa mu nsengero muri iyi minsi. Ndavuga ni nta kibazo, tuzabiganiraho, je nikigera nzabimuganiriza tuzumve nawe uko abitekereza. Aha rero nyakubahwa Ziraziritse, ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Ibyo bintu jye ubibona ko imirambo ijyanwa mu nsengero muri iyi minsi cyangwa ntabyo cyane? Oya ndabibona, simba mpari se. Oya hari wenda waba utabibona da? Oya mba mpari. Izanwamo myinshi nanjye mba mpari natabaye. Ndabibona. Ibi rero jewe nabibonye nk'ibintu by'inzaduka. Erega muri iyi minsi niba ari bya bindi birivuga ngo mu minsi ngo izaza ngo hazaza ibihe birushya. Pawulo yandikiye Timoteyo atangira avuga utyo ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ako kantu ngo kugatangira hepfo adondagura ibizabaho, icyo cy'imirambo ntajya avugamo, ariko nge ndashaka karaguza hazaba ibihe birushya n'ibihe kandi ngo n'inzaduka n'ibintu ngo hazaza n'ibihe by'inzaduka. Iby'inzaduka nyine, ijambo inzaduka ni ibintu byaduka ari bishyashya, byo ari inzaduka. Hari n'inzaduka zaba nziza, hadutse imodoka nziza, haduka telefone nziza, hari icyadutse cyose kiba cyadutse. Uyu munsi bafata imirambo bakajya kuyisezerera munuza mu nsengero. Nyamara mu bihe bya kera ibintu ntabwo byakorwaga, kandi kera baratubwiraga bati impamvu bidakwiriye gukorwa nuko nyine umurambo y'umuntu yapfuye aba yarangije urwe, nta mpamvu yo kumujyana rero aho bita ngo nahera cyangwa se ku gatuti cyangwa se mu nsengero. Uyu munsi ko turi kubona biri gukorwa buri gihe, abantu bakanabivuga bakabyima amatwi, ubona biterwa n'iki? Rero Manuel, iyo tuganira njya ngusubiza, ariko ukamera nkaho igisubizo nguhaye kandi ngusubije igisubizo ntikikunyure, ujye wikubita ikiganiro tuganire, kuko ntago ari ngombwa ngo ngusubize keretse ngiye vuga ngo oya yego gutyo. Nk'ubwo urimo kubaza uti kera ibi ntibyabagaho, ariko hari n'ibindi kera bitabagaho. None se urifuza ko ibyabagaho kera hari ibyo bigaruka? Kera ko abantu bambaraga ubusa tongere tubwambare. Ntabwo mvuga kera cyane, ariko simbizi kera nyine, kera ntigira igihe n'ubu. Ndimo ndavuga nawe ubwawe wenda igihe wakirijwe cyangwa umurandaje nkugereho rwose humura. Ariko ntuvuga ko kampera igihe nakijijwe. Uzi ko njyewe nkizwa mu itorero rya ADEPR byari byemewe ko mu bukwe hakoreshwamo inzoga. Bakavuga ngo abanywa inzoga bicare hariya, abatazinywa bica. Ibyo bintu byari byemewe. Abo ngabo se bakaba nabo ari abanyedini? Abanyedini gute? Wowe nyiri ubukwe wagomba guha inzoga bazinywa. Ubu hari abarabyiva batarabonye bagira ngo nabeshye, kandi nge narabutashye. Narabutashye nyirabwo ari n'umupasitori.
ahubwo nyirabwo ntiyari umupastori, ahubwo umupastori yari emusi. Umupastori n'ubu arahari, arakuze, ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Niwe wavuze ngo abanywa ibigage bisembuye, iwacu ibyumba bakoreshaga ibigage cyane cyane, bajye hariya. Abanywa ab'ubushera barokure nabo mwicare hano, ariko bose ari mu gisharagati kimwe. Ese nicyo kuri kuvuga. Bwabaga ari ubukwe se bw'abanyedini? Ariko abanyedini ni bande? Nyine abo mu madini nibo mvuga, abantu nyine bagendera ku mategeko reka nkubwire neza. Ibyo mvuze ni itorero rya ADEPR ngiye nsengeramo, ngikizwa muri 92. Bwari ubukwe nyine bw'abakristo muri ADEPR. Ibyo udashaka kumva ngenda ndavuga ibyo nzi we. Yego, uvuze ibyo uzi ntago hakanya. Nanjye rwose ndabyemeye, kuko buriya iyo umuntu ari kuri kamera kavuga ati ngiye ubukwe naramutashye, nari mpari. Hari muri 93 mu ntangiriro hagati mu mwaka. Uwaremusi yari umupastori, nyuma n'umushumba aranakomera harahari, aravuga kambisubiremo mu itorero rya ADEPR. Icyo gihe byari byemewe ko umukristo wakoresheje ubukwe abanywa inzoga, abashyira ukwaho bakanywa inzoga nyir'ubukwe. Ni urugero navuga ngo kera, none se icyo kera ko cyari gihari? Ariko byo nyine byarabaye. Kubera ko impinduka zijyana n'ibintu byose. Impinduka mu madini, mu matorero, mu bantu, mu baturage zigenda zibaho. Niba ari impinduka yo kuzana imirambo mu rusengero abapfuye, nibyo kera kuko ntibyabagaho. Ariko ngo urugero rw'ibindi byabagaho ariko bitakibaho. Ariko uvuze ibyo bintu bita ngira amatsiko kuko basakanu kambaze nta kibazo. Urabona abayemusi barabeshya mu bukwe, si byose? Ntabwo mbizi, je sinabaye musi nababeshya, simbizi. Je sinabaye musi. Uzi ko babeshya, mbwira ukuntu babeshya. Urumva ubukwe nyine mbukoramo, nanjye mbukoramo hari tutaruka. Nawe ure musi ubeshya? Oya, njye ntabwo ndi musi. Ariko nkoramo indi mirimo yindi. Ariko yo gususurutsa nyine nk'ubukwe. Ariko abayemusi nyine barabeshya, ni ibintu bisanzwe. Kugira nyine ngo ubukwe buryohe habamo ikintu cyo gukabya no kugira gute. Umupasiteri yayoboye ubukwe byashoboka ko yabuyobora ntabeshye kwe. Uravuga uyu munsi icyo gihe uyu munsi cyangwa se nabiri uvuga bije vuba, nibyo uvuga bije vuba. Ibyo abayemusi bateye kuri banakodeshwa banishyurwa, bavuga n'abandi amagambo yose birabije vuba nabyo. Kera ntibyabagaho. Kera mu bukwe habagaho umuntu ubuyoboye kuyobora ubukwe rero kw'icyo gihe. Uzi ko byose bihera abageni baje niho biye cyangwa bakomaze kwicara. Abakwe bamaraga kwicara, ugaragara nk'emusi akavuga ngo reka twumve ijambo ry'umusangwa mukuru, niba ari uwaje gusaba. Umusangwa agahaguruka agasaba. Ubishe ko byatangiraga. Emusi nta bintu byinshi yavugaga, biriya bintu bije vuba. Ari naho bakoresha abayemusi babiri, ariko bakabeshya bikomeye. Impamvu babagira ngo nyine ngo baryoshye ubukwe bagire ibyo bintu byose by'impinduka n'inzaduka. Rero ubukwe bwacu kera bwararyohaga, bakabamo babyina, abaturage ku musozi nibo babyinaga, nta torero byina bakodeshaga. Ariko n'uyu munsi njya numva n'abapasiteri njya mpurira nabo mu bukwe babaye nk'abasaba, umwe wenda yabaye usabwa undi usaba, basanga barimo kuvuga ngo bakita amazina y'ibyo barimo gutanga, bakavuga ngo ni inzoga, shambwa inzoga ngira ryoshye ngo ya jambo ranjye rirandya buryo bavuze ngo inzoga ngo yiwacu ryoshye ngo yiwa biniko turi nyine. Ariko n'ubundi ngo na fanta isaba umugeni, biraniko byose biterwa. None se nge nawe dusangiye vuga ngo aho bajya vuga ngo nge se ko iyo ndi mu misango uvuga ni iyi fanta twazanye ko mbivuga ntabwo badusaba umugeni. Mba nabubije mu matwi bashaka ubundi buryohe, ariko mba ndi mu inshingano z'itorero n'ubukirisitu. Kuko nanjye njya mu misango, njye ni nacyo cyambere nkora. Mbaza umuntu turasabana ngo ndabimubwira ngo mbabare muvandimwe, tuvuga ibintu by'ukuri, ntabwo nje kubeshya hano. Tuze kumbwira ngo umukobwa ngo agiye kwiga muri Canada, umuntu dusabana ba mwana mbanza kumwihererana mbere. Abapasiteri bagenzi babikora se wababwira iki? Nabwira ko atari byo. Kubeshya ni ukubeshya, byo bavuga ngo twaturutse mu bwana cyambwe. Ariko ni icyaha kiticisha niko babyita. Icyaha kiticisha ngo n'ikicisha ngo gatongo ngakongo katicisha. Icyaha kiticisha n'ikicisha bazabibaza uwica, nawe uzabibaze uwica. Ubu niwe wagisubiza niba koko kiticisha, niba ese Arahoro babwiye ucuruza ndabwira ariko wamaye IBM ko nyine IBM ukeneye kwiba umusoro wa leta kandi ukijijwe cyane. Arabwira ati ariko ako ngako kari muri twaha Bibiliya ivuga ko tutakubuza ijuru. Dore muri Bibiliya havugamo umugabo witwa Ananiya na Safira, n'abantu bakoze utuntu nk'utwagira ngo utuntu tworoshye. Ariko bari yorohereza kwe. Navuze uri guseka ntiwumvire.
arabyumvishije. Ananiya na Safira bakinishije utuntu nk'utwo, baranababwira bati ariko iyi sambu mutarigurisha ntiyari iyanyu, umaze kuyigurisha ibiguzi si ibyanyu, kuki mubeshya ibi bintu? Umugore hagize ibibazo baramubwira bati ariko madamu, ibirenge bye bagiye guha umugabo wawe bigiye kugira hano, nawe kujyana akaru ntiyakumva. Abantu mbi barapfuye bapfira umunsi umwe, ibyo bafite ibyaha. Harimo bavuze ngo hari ikinyoma gitagatifu. Njye kwizera iyo ndi mu bukwe, niba ndi gusaba cyangwa uyu nsabye umugeni, ntago nkubwira ngo umukobwa wacu, ngo aba bantu banyu ngo bahuriye ku ibumbiro ngo badukubitira abashumba, ryari hehe? Izo nka zaragiwe he? Byo simbikunda, genda nabyanga n'ubusanzwe. Hari aho twagiye ngo ndira ndege ngo igiye ngo iramujyanye ngo agiye kwiga muri Canada, hari abapastori bombi. Ibinyoma njye sinjye ndagira inama n'ababikora, oya mwikina n'ibi bintu. Ariko bo bakubwira ko ntabwo aba yabigambiriye ngo avuga ngo agiye wowe aba ari ukuryoshya, kubera ko ubukwe bwaryoha. Muri minsi basigaye bakodesha amatora abyina akabyina neza abantu bagasusuruka, umva neza. N'abarabaye musi uvuga hari umisi bifite ibinyarwanda byiza bavuga abantu bagaseka, kandi wa wundi ubwira ba bahungu ngo hari wavuze ngo agiye kubabaza ibibazo bahungu bazana n'umugeni. Ibyo bintu byasusurukije ubukwe. Harimo icyo nibuka kimwe ngo niko sha ngo Bibiliya ivuga ngo inkoko ngo yabitse bwira nkoko ngo yari yandi, ariko haza ibibazo gutyo. Ibyo si ibintu byiza kandi bishimisha mu bukwe, ariko itarimo ibinyoma ngo Yesu yaravuze ngo mujye kwantuza ngo hari kwandi. Ibyo si ibintu bya gikristo kandi biri muri Bibiliya. Abantu basabana n'abapastori ni musabana umugeni, imisango y'Abanyarwanda irahari myiza, iryoshya, isusurutsa, itarimo ibinyoma. Ndavuga ngo twambutse ngo Nyabarongo ngo abantu umwatuye haruguru aha turi gusabira aha, ngo twambutse ngo imigezi ngo imisozi twaminutse ngo iyo ngo kuri Muhaze. Ibyo ni ibinyoma. Nje kwizera mvuga ko ari ibinyoma. Icyo mbivugiye rero ukangira kuri bya twavuze tuzara gutinda, ni ibyo bintu byose by'inza tukabigenda biza. Ariko nabwo urugero ni ntabwo waguma kuvuga ngo kera ntibyabagaho, naguhe n'urugero rw'ibyabagaho. Ariko rero umenye ko utari wava kuri ako, umenye ko byose ni Bibiliya ibibatoza. Niyitoza abantu kubeshya mu bukwe. Bibiliya cyane niyitoza abantu kubeshya mu bukwe. None oya ntabwo ari kuvuga ngo ibibatoza, nuko naho birimo aho Dawidi yabeshye ngo yagiye abeshya, ari naho bavuga ngo sinzi yabeshye ngo iki vuga Dawidi yabeshye. Ariko bakangene Dawidi yabeshye ngo iki mikrofone ugere kuyimanura, ngo wibuka umurongo uvuge umurongo se nkwibuka, ariko arahongo kuvuga ibyo wumvise yabeshye. Arahongo yariye imitsima ngo isembuye ngo kubera ko komeza ntacyo ngo kandi imitsima isembuye ntago ngo byari byemewe, sinzi ntabwo ibintu nk'ibyo ngo kubera ko yaragiye gupfa, niba ngo yararimo yirengera. Hari ikiganiro twakoranye nge nawe umbuza kuvuga ku bintu navuze ko ntazi neza, navuze nyiri birebe neza agaruka ubimbwiye tubigane wabisuye wawe ntabwo uhibuka se. Umva Manuel, reka nkubwire muvandimwe, reka tujye kuzana imirambo mu rusengero. Ariko se reka nkwereke, ubu ngubu hari umupasiteri ugize kuba arimo tuganiriza, aratubwira ati baramutse bakurikiye umuntu abantu bashaka kumwica, sibyo? Ndakumva ubimbwiza ukuri utaza kuza kugira kumbeshya. Umuntu akaza agahungira iwawe, abicanyi bakaba bagezaho bakavuga bati runaka twari dukurikiye ntawe ubonye bafite imipanga bashaka kumwica, ukavuga uti umuntu ntabwo mbonye cyangwa se mbonye aca hariya yirukanka, ukabayobya. Icyo cyaha aravuga ngo icyo cyaha ugikoze ntabwo gishobora kukwicisha ku Mana, kubera ko wagikoze ari cyo kugira ngo ukize umuntu. Ahubwo niba ari byo ugiye kuvuga, njye ntabwo ndakita icyaha, ahubwo ntabwo ngenda cyita icyaha no kubeshya n'iki. None ntabwo yabeshye? Oya, none umuntu ntabwo yabeshye, nta n'icyaha yakoze. Yakoze umurimo yakoze icyaha cyo kubeshya. No, ntacyo yakoze. Ubwo ntiyabeshye se? Ntabwo yabeshye. None se umuntu ibyo bintu byatsinze abantu mu Rwanda mu byibuka. Hanyuma se ko yaramufite mu nzu, ibyo byatumye baririmbyi benshi baseba, abapastori baraseba, icyo kintu ntabwo ari haruguru. Iki ngo anyuze ngo ruguru hariya niko ngukabwira ngo oya ngo kukubaza ngo naka ntabwo uzaho, ntabwo nzaho ariko ari mu nzu yawe. Ibyo nyine ariko ari mu nzu yawe. Bakakubwira bati ko tubonye nicyo mubwirane. Urwo rugamba rwatsinze abakristo benshi batakasa igikorwa cy'ingenzi, bituma ahura n'ingorane, bamwe uyu munsi baracyazirimo. Icyo rero ntabwo ari icyaha, nta nubwo cyitwa kubeshya, ni igikorwa cyabayeho cyo gukiza umuntu uri guhigwa. Icyo nticyitwa icyaha, nticyitwa no kubeshya, cyitwa igikorwa cyakizaga umuntu ngo aticwa. None uranyumvise ugiye kubisubirishamo kandi ngusubije. Yego nyine ariko cyitwa icyaha, cyitwa kubeshya, cyitwa gukiza. Kubeshya ni ukubeshya, nese ubeshya
ibyo wise kubeshya n'utari gukiza umuntu urumva ari bimwe. Barakubwira ati ugiye ngo ngiye hari akana atari ugiye, hari uri gukiza se? Hanyuma se uko numva nawe bitagatifusha mwe nta kasubira amagambo mvuze. Iki gikorwa kibaye ni igikorwa cyo gukiza umuntu uri guhigwa ngo aticwa. Imbaza ibindi binjyana mu ujya uranzara se ngo tumuti wanjye ubwo ngo ubujagaraza ukuntu ngenda gusubije ngo ibi ntibyitwa kubeshya, ibi byitwa icyaha, byitwa urabya kubizana ku Mana n'ibyaha gute kandi mbiye ko muri nge byitwa igikorwa cyo gukiza umuntu ngo hanyuma bya bindi abantu bakora twavugaga bubukwe mujye kureba inka bari gukiza ndetse oya nindi ugiye kwicwa ariko ndashaka kuvuga ko nabyo bitaro byose oya Manuel wowe uramvuna byose ni ukubeshya ariko nta ibirana kuko ko atari ukubeshya no uri kubizana nje kwizera ndavuga ko biratitwa kubeshya ababwiye ngo mujye kureba inka mu rwuri ngo ziri kurisha inyana izindi bati tuvuye kuzireba bari gukiza mbwira umubare ninde wari ugiye kwicwa urabihuza gute ninde wari ugiye kwicwa nawe ariko nabo babeshya bitandukanye ntibisa rero ibyo byo ni ukubeshya abo n'abanyabinyuma ahubwo barenze igipimo okay sawa bimwe byitwa kubeshya ibintu byitwa kubeshya we nakubwiye ngo iyi ni muvuma ni igikorwa cyo kurengera umuntu ngo aticwa. Ubwo rero umeze wa munyasabato wambwiye yuko kwica isabato ukora ibyiza ngo nta kibazo ntabwo ubuyisha nk'ubwo deba y'isabato uyizanye ngo tuyivugeho ni content ubwayo. Oya ariko ndikubishyira mu kubeshya nari ndikuya ndi kuri umupasiteri wayoboye ubukwe uwo muntu yarakubwiye ngo kwica isabato ukora ibyiza ntabwo uba wayisha. Yes, very good. Ibyo nibyo ntamutse ngo ujyanye umurwayi kwa muganga ku isabato. Yes cyangwa Yesu yarababwiye ati muri mwebwe nindi nka yagwa mu rwobo ku isabato ntayikuremo ariko abikigiye yiguye mu rwobo ntabwo bayikuramo inka barayireka bakabanza isabato ikabanza ikarangira. Aba barakubeshya basigaye baranateka n'ibiryo bagashyushya bakarya iby'iminsi miruka byasinye byinshi by'inzaduka n'ibyinshi. Ugiye mu by'isabato wavuga ko abavuga ko bayohereza bose barayica bose. Byari bijwe kugenda urugendo rurenze aho watera ibuye ubu bajya gusengera ku isabato byari bibujijwe. Ikintu cyabi reka tweve mu isabato mwana biza nibyo bintu ariko icyo ngubwi isabato by'ukuri kuyubahiriza ntibyari byemeye kugenda urugendo rurenze aho wageze ibuye. Ubu bateranira he tubava bakagiremera cyane ubwo yapfuye kubw'icyo ku isabato ya nyayo iyo yapfuye kubera ko iyo wenda n'ibyo misezerano rya kera iyi handi iva ni hehe batarenze ibuye turuka ni hehe yatangiwe. Ako ngako rero ubwo karagaciro byose niko nisanzwe n'ubundi bintu ubumenyi rusange n'ibyo turimo. Hanyuma ariko ntiturava ko nta uramenya aho mpagaze mu kuzana imirambo mu rusengero. Nyine reka duhita dukomereza kuri ibyo by'imiramo nabisasiye cyane nkubwira ko uretse kuvuga ibitaraje ubu byaje nagwa urugero rw'ibyari binariho bitakiriho bitewe n'ibihe n'igihe n'abantu bwabo ariko kimwe cyo ntabwo ndi bwemere ko ari byiza. Benshi bemera ko ari byiza ndi kwizera ntabwo ndi benshi ibyo benshi bemera niba byenge ndi kwizera uri kuvugana na benshi se wowe benshi bafite ibyo bemera ngenda kubwira arega ikintu bita umurambo rero muvandimwe nge nkifiteho n'ibintu byinshi byanyubishye rero nk'uko nabanje kugusubiza mpereye ku bya kera bitakiriho niko hariho n'ibiriho bitahozeho bitewe n'ibihe n'impinduka n'inzaduka n'abantu byose ariko kimwe cyuretse imirambo uvuga ngo kwizana mu rusengero cyangigiro n'ibibazo byinshi mu buryo bw'imyizerere ariko twatakaje byinshi Manuel mu buryo abakristo mu nyumve neza ndi umunyarwanda uzi ikinyarwanda uzi umuco ariko niba umukristo tuzi gupfa icyari cyo uko umuntu apfa na nyuma yo gupfa iyo wanditse ngo ruhukira mu mahoro ububwira ndi uwo muntu nyine wapfuye kandi twizera ko nyuma y'uko umwuka w'umuntu umuvuyemo ibye bisigaye bizwi n'Imana naho yagiye byarangiye. Ibyo wavuga yaba abamubatirizwa yaba ibindi bikorwa byose yaba kumusengera ko mu rusengero nta kintu bivuze ariko wanze ngo Imana ikwakire mu bayo kandi nyuma twahoze turirimba ko uko umuntu yabanye n'Imana aho ibyo bizamuha aho azajya none maze gupfa Imana ikwakira. Mbese dusigaye tumera nk'abasengera imirambo koko ahubwo nk'abayiterekera rya jambo ry'ukunda gukoresha nk'abayubaha ukuntu nk'abayibonamo ibindi bintu bitangaje. Nino havuye umuco wo gukunda imirambo kuruta umuzima ubwo usanga nibo bamugura amakositime byose nibyo ngo nibaza byinshi umuntu yapfuye baguze kositime nshyashya baguze ga nshyashya harimo akaruvati ibintu by'ibiraho gusa indabo za miliyoni bira byose ngo bamushyingure ngo mu cyubahiro. Ikihe rero ni ikihe rero kuba nyine unoze umuntu nemera ko uzi ukureta ikora byo gushyingura mu cyubahiro birabyo nabyemera kuko bagiye bashyingurwa nabi koko
birabyo ndabyemera, ariko umuntu wawupfuye oya hanga mvuga nyine ibyo ndi kuvuga aba bacu nyine kumwambika neza ariko mwese bamwambika nabi kandi namurekera iyo asanzwe yambara ni ngombwa ko ngura imishyashya n'amashuka mashyashya byo kujya kubura no kwangiza no bafite amafaranga ariko ntawe ugira amafaranga yo gupfusha ariko umenye ko abantu bamusezero bamureba iryo jambo kumusezero naryo sinjyemera. Ubu ningenda ndagusezeraho turasezeranaho kandi urambwira uti ugende neza wirirweho, nisezera ku muntu urambwira aricyo nzamusezeraho, rya jambo ryo sinjyemera ngiye umusezero bwa nyuma ndamusezeraho arambwira ati wirirweho ndagiye, wowe uramubwira uti genda mu mahoro, arabyumvise se nawe nyine hasezeranaho abantu basezeranaho. Umuntu wapfuye cyakoze nemera ijambo ryavuga ngo kumureba bwa nyuma, kureba umubiri we bwa nyuma, iryo naryemera. Aka abanyarwanda umenye ko barabahanga, nibyo nakubwiye n'ubu ngubu baracyarabahanga nuko bagenda babitakaza. Ntabwo umuntu iyo yapfuye bagiye kure yawe abari aho ngaho nyine, ariko njye ndashaka wose ibyo niwe ubizi n'abarageze gupfa ukabimenya uzaduha amakuru neza. ubwo aba ari umubiri, ni umubiri wo wapfuye, ariko umuntu uwo mubiri nanjye niwo nshaka gusezera. Rero uwo muntu nsezera atanyikiriza, nsezera andeba ntamureba niba ibyo ubeshya ari ukuri, ibyo ubeshya nyine wese wapfuye umenya ibyo ari byo, niba ibyo ubeshya ari ukuri ndashaka uwo nsezera. No kuvuga ngo ibyo mbeshya umuntu arapfa, je mbona abantu bapfa nk'abahamba. Ntabwo umuntu apfa, ibyo ni wowe ubizi ufite wabikuye. Na Bibiliya ubwayo birabivuga. Sokura ari he? Niba rero umuntu apfa, sibyo ibyo tuzabiganira kwabyo. Ugiye kubivanga nakumvise. Niba umuntu apfa ubwo ni Imana yabipfa. Nyine hari ibintu byita moruteri cyangwa imoruteri, ibyo bintu birekeza abatubiganira. Oye banza umvaga akantu tuzakaganira ubuta. Niba umuntu apfa ibi bintu wabyihoreye, ni Imana yabipfa. Tuzabiganira ariko banipfa tuzabiganireho. Tuzabiganireho ikibazo ahubwo dore, ariko ibyo we ntabwo byemera, ni kubwaho gusezera umuntu, uvuga ngo uje gusezera ku muntu, ntabwo uriya jambo ry'imana, ntabwo nawe yagusezera. Iriya jambo dukoresha njye nemera ko twakoresha ngo rivuga ngo turebe umubiri we bwa nyuma, ibyo ndaryemera, ariko kumusezeraho sinjya nsezera ku muntu wapfuye ngewe, nsezera ku muntu muzima unyikiriza akambwira tugende neza nanjye ntusigara amahoro. Uriya we umukorera iki? Ndeba umubiri we bwa nyuma. Okay, ureba umubiri we bwa nyuma. Ariko wamugana nyine numva mvugo ariyo ntazongera kubona. Hanyuma iby'imiramba mu rusengero, kuzana mu rusengero nabyo ni ibintu bije twese muri ADPR bije vuba pe, ariko bazabyige neza. Ngewe kwizera mbona atari byiza, mbona bitemewe, mbona mu mico n'imyizerere ya ADPR bitemewe. Hateye n'ijambo ryo kumusengera no muri ADPR zikabivuga, kandi abayobozi aribo babikora, barabikora nyine. None se biva ngo ntabwo byemewe ka mu mico, kandi abayobozi bagira ngo ngusubiriremo ko ubuvugana na kwizera akavuga ibitekerezo bye uko yumva ibintu. Hari n'uwo nizeye kwandikira message turi mu rusengero avuze ngo kanaka ngo reka ngo tumuririmbire rwose, ngo tumuririmbire ngo yindire mugwana nayikundaga, ari pastor nje mwandikira message ni pastor abivuga rwose koko turirimbire kanaka uyu uri mu isanduku ati namwandikiye message kuri telefone bose yahise ansubiza, ntacyo ansubije na nyuma ntacyo yambwiye. Tumuririmbire iyo ndirimbo yaranayikundaga, ngo yaranayikunda donc natwe cyangwa wenda ni nawe wayihinje n'ikintu cyo kubona umuntu wapfuye. Ntabwo tukimevuga ko umuntu wapfuye umwuka we wamuvuyemo agiye ku Mana yawutanze. Ibyo wakora, ibyo wavuga ntaho bigihuriye nawe, yagiye mu ndi buzima tutazi ariko tuzamenya. Hari naho nagiye baravuga ngo ariko hari mu rindi dini, hari mu kiliziya baravuga ngo padiri aravuga ngo reka rero ngo twese duhaguruke ngo dusenge ngo dusaba uyu kanaka wacu wagiye ngo tumusenge ngo ajya tuvugira ku Mana, ngo baba bamaze gupfa ngo bafite n'imbaraga nyinshi zo kuvugana n'Imana n'ubushobozi bwinshi, ngo tumusenge ngo tumwinginge. Ngo nahise sohoka ngewe nahise sohoka n'Imana itambara nk'umuntu bifatanije n'aba bantu. Umuntu ndamurira mu isanduku none mwinginga ajya kuvugira ku Mana. Njye naniwe kwivugira nje muzima, uwapfuye mvugire. Nize yivuga Imana y'ababandi bo ntibapfuye. Twavuga twaragikoze, ariko ninjye ubivuga ntamvuga ngo andi bamvugire. Nari nabwira Dawidi ngo nsengera Dawidi, nari nabwira ngo mvugira ku Mana Aburahamu, Mariya se njye wari mva bimubwira se wizo bamubwira ngo napfukire cyewe nzivugira nkiriho. Okay, ni urwo rugero naguhaga rero. wahise wisohokera? Nahise sohoka njyewe kwizera Imana itaza kukubara nk'umuntu, itambara nk'umuntu uri kubwira urwara kanaka ngo namvuge ngo ajya kuvuga. Nahise sohoka byose ndavuga nti baransanga ze tujya gushyingura. Ubu ngubu tujyamo kugira ngo twahe mugenzi wacu wapfushije tumube hafi tumwereke ko duhari ariko mu gikorwa kitari cyo.
njyewe ndabivuze n'uzabibaza nzabisubiramo, kuzana abantu bapfuye mu rusengero njye kwizera mbona bitari byiza, twajya tubikorera mu ngo zabo tukava mu rugo tujya gushyingura. Ibyo dukora byose kwakura umubiri bwa nyuma abandi bikagusezera, haba ari hato se ko nabyo nubisha bavuga ngo kumuzana ku rusengero ngo yakoreye Imana, dore yabaga ahangaha ku rusengero none iwe ni hatoya ntabwo babona abantu bamusezerera, batireka tumujyane mu rusengero. Nibiwe insengero zimwe na zimwe zifite ibibuga binini, hafi yaho atuye akazu kari gato hari ikibuga, hari amashuri, hari n'amahema, yandakodeshwa. N'abakene ntibashoboye gukodesha ihema, hari ikibuga hafi aho ngaho, hari umurima muturage mwegeranye udahinzemo, wavuze tubikorera aha ngaha mu nzu wanjye ni hato, hari ikibuga cy'amashuri. Ibintu uko ari bitatu ahantu utabibona wabura na kimwe, waba uri murima udahinze i Kigali mu gihe nta murima, nta n'ihema rikodeshwa wavuze, nta n'ikigo cy'amashuri. Ariko n'ubundi hariya nibyo bikwereka ko ari inzu zisanzwe nk'izindi zose, nidukomeza tuzazihindura nk'ibindi byose. Ntubundi ni nk'inzu zose ibyo niwe uri kubivuga, ngende kukubwira ko mbabaye. Baba babyihamirije ko iriya ni inzu nk'izindi zose, nyine niyo mpamvu ntari kubishima nyine. Niba ari inzu twubaha, niba ari inzu twemera, mugenzi wacu wapfuye yaba ari pastori yaba nanjye nimpfa kibazanzane mu rusengero ntacyo waje gukora, nta masengesho mu nsengera ngo agire icyo amarira, nta bintu byiza muri amvugo ngo ugire icyo bimarira. Ibyo ngibyo ubwo ni wabihuza na bya bindi waririmbye mu kamanyu k'umutsima kw'intare ipfuye utwa n'isazi nzima. Udesha Bibiliya ivuga ko utwa n'imbwa nzima, buriya njye nagivuze isazi ngo n'imbwa byaba nk'imvugo nyandagazi, ariko birivuga ko utwa n'imbwa nzima. Ko n'ubundi ntacyo aba yumva, nta uva Manuel, umuntu wapfuye aba yapfuye, je nabonye n'abamusirikare igihe kinika nkacisha wenda urabizi, gisirikare amapeti yose arapfa. Umuntu apfa yabateraga ubwoba, mwamubonaga mukiruka mukisha, ariko yamara gupfa akabano yapfuye, yapfuye rwose, ntabwo ryarankarira riri bubakange. Kwinda Imana ifashe singira ivugo navuga zenda zishobora zikarisha ukuntu wenda, ariko mu by'ukuri kubaha ndabyemera, n'umuntu wapfuye kumushyingura neza ndabyera, ariko neza nabyo bidakitarimo ibikabyo. Ariko Manuel, indabo za miliyoni n'igice zirabura mu masaha abiri, kandi wenda ugasanga ayo mafaranga abiwe abasize Manuel, wenda bari ayo mafaranga uwayegeranye akayaha abantu asize, wenda ugasanga n'isanduku bayikopesheje. Uyu muntu uri kuzana urugo rwa 20 arwaye waramusuye, hashwe akeneye igi wararimuguriye, reka da kwa muganga yabuze icyo yishyura ordonnance warahabaye, wapi arapfuye uzanye urugo rwa 20000 15000 10000 ugiye kugura amashuka mashyashya yo kuzingazinga mu muntu ujya kubora, ubajyane mu rusengero, imodoka imujyana urayitanga, aze mu rusengero ka kantu bashyiraho isanduku bacunga n'udupine urakitanga, ya modoka ngo ikodesha 80 iriya ngo bashyiramo imirambo, ntanagende muri hirigisi nyuma, oya rwose iriya modoka ndayishyura. Sawa, mukomeze mwendereye, ariko nge simbyemera, ni naho mbisoreje. Kuzana imirambo mu rusengero ngiye mbona nitwe turi gutesha agaciro insengero zikamera nk'inzu nk'izindi nk'uko uvuga, tuzashiduka n'ibitaramo byabereyemo bitari iby'Imana bitavuga Imana, tuzashiduka zabaye na depo z'ibishyimbo. Ose ntabwo uzi aho basengeraga bavamo hakajyamo n'akabari, nitwe turi kari kagabwa ari akabari, kariya ndahazi, kari gasanzwe ari akabari. Wowe ntabwo ari ukuvuga ngo urahazi, ereri niyo wazanye n'itorero, ntabwo ari hamwe, ariko ereri niza basaga gushyiramo itorero gasanzwe ari akabari. Ariko n'izi sengero twubaha twemera, bapasiteri nituba maso, mu banyamadini n'abanyamatoro nitutaba maso, tuzashiduka zabaye na depo, zabaye amakonseri y'ibitaramo byaba ari abahanzi bari abana cyane, rega byaba na depo, noza depo yikozemo yakwanga, natutangiye kuzanamo, ngiye kuzanamo gusa ndabisoje sinongera kubivugaho, kuzanamo imirambo kuyisezeraho nanjye simbyemera, mbona ari ukuvangirwa. Mbaza ikindi cyangwa ni gusoza dusoza. Okay, ubwo rero reka dusoze, ndabona wabihiwe cyane. Oya ntabwo nabihiwe ndahari, kubera ibyo bintu by'imirambo mu nsengero ndabona wese ubihirwa. Oya ntabwo mbihiwe, ukavuga uti ngiye ibintu by'imirambo mu rusengero wapi, ntabwo mbye witonde. Ejo niba mpamagara bati gusiza uri mu rusengero rwanyu, nzaza rwose, uwapfushe ni mugenzi wanjye, nzaza kumuba hafi, nzaza kumwegera, ariko njye sinzasezera umurambo. Cyagiye urimo kuririmba se, uri kuririmbira ndirimba ize ndirimbo izo sanzwe ndirimba, hari shyashya ndirimba ntazi bapfuye zibaho. Indirimbo turimo nizo dusanganwa, tuba turimbira abantu bahari, tunababwirize bagire ihumure banakomere, burya rwose twanabyina twatirana za haleluya, abapfushe mu buryo bwo kubari mu mutima bere guheranwa n'agahinda. Icyo tuba turi gukora. Njye nicyo nzakora, niba abantu batazakora icyo njye nzakora icyo. Ubwo rero reka twanzure kuri iki ngiki tuvuga ko kuri wowe ibyo ntabwo bikwiriye. Icyakora nanjye ntabwo ibyo bintu mbyemera, ntabwo mbyemera ko icyitwa urusengero rwo kubahwa
nubwo abantu bazima baza guhimbarizamo Imana bakavuganiramo n'Imana, ntago kuzaramo umuntu wapfuye. Okay, ubwo we nani kurande rwa ariko impfa bazarure kunzana, ariko ababihisemo nta kibazo, ubwo nukwemera kwabo. nanjye nabwiye ngo nibampamagara nzaza, ntago nzaga cyane ko no gukoreramo misa umuntu arishyura, ubwo biba biri no mu bucuruzi. Ubwo tuvuge ko twanzure ko tuvuga ko kuri wowe nuko nguko, ubwo n'abandi batabyumva nkawe bazajya muri comment batwandikire uko babyumva. Byose ni ibitekerezo by'umuntu, kandi buri muntu afite uko atekereza ibintu. Icyakoze ngiye cyatumye mbizana nuko nzi ko na mbere hose bitajyaga bibaho, byaje bimeze nk'ibintu by'inzaduka, ariko nta kundi, ubwo byose bigomba akaje karemerwa. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, no ku murongo uvuga ntabwo ibihe birushya n'ibyo birimo, n'ibyo birushya n'ibyo birimo. Okay, reka ngushimire. Nanjye ndagushimiye, komeza ugubwe neza. bakoze cyane. Hasta la vista. Imana ikurinde.